tugiye kugaruka ku nkuru yabereye mu murenge wa Jari, aho umusaza cyangwa se umugabo yitaye mu mwobo cyangwa se yimanitse kuri bya biraro bajya bakora ahantu hahanitse cyane. Umusaza rero yaragiye yimanika kuri icyo kiraro, ubundi arahubuka agwamo hasi mu mwobo, biturutse ko ngo yaba akeka ko umugore we yaba amuca inyuma. Noneho hari impamvu tugarutse kuri iyi ngingo, ni ibintu bimeze nk'aho byeze, aho abantu bari kugenda biyahura biturutse ku mibanire y'abashakanye. Tugiye kugaruka kuri icyo kintu giteye ubwoba, kikaba giteye n'agahinda, kuba hagati y'abashakanye umwe yafata icyemezo cyo kwiyahura biturutse ku mibanire mibi. Mwebwe murabyumva mute? Muratwandikira muri komanteri maze ubundi mutubwire, ese aho ngaho iwanyu ubona bimeze bite? Ubundi ni iyihe mpamvu ituma hagati y'abashakanye bashobora kubana nabi kugeza aho umwe afata icyemezo cyo kwiyahura? Sinzi rero, abaturage baganiriye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bababwiye ko bagiye batangaza ko umugabo atarabanye neza n'umugore, gusa nta nubwo yapfuye, ntabwo yapfuye. Ubutabazi bwaje kuza busanga ntabwo arapfa, ariko yari yavunaguritse amaguru n'amaboko. Muri makeya nta buzima ashobora, nubwo wenda atapfa, ashobora kuba nta buzima azagira kuko bamujyanye ameze nabi. Hari inkuru, abanyamakuru bari bahageze, byabaye ngombwa yuko uwo muntu kugira ngo bazamugereho, byabaye ngombwa yuko bitabaza ubundi buryo. Bafashe amasuka bakajya bacukura, bakagenda bakora utuntu tw'utwobo tubafasha kugenda, abaganga bakagenda bakamugeraho, kuko hari hakenewe ko muganga agerayo. Kandi inzira bagombaga kunyuramo ni inzira yari iteye ubwoba, ni inzira yari ihanamye cyane, kuko abaganga bahagera bo barebaga aho hantu hasi bakibaza uburyo bari bunyuremo. Rero hari umubyeyi mwiza twabonye wakoze ubutabazi, azana isuka. Amaze kuzana isuka aragenda akajya acukura utwobo bakajya buriramo cyangwa bamanukiramo kugira ngo babe bamugeraho, cyane cyane ko n'imvura byabaye, imvura yahise igwa. Ibyo bakoraga byose babikoraga imvura ibari ku mutwe. None reka tugaruke twibaze, ese igisubizo kiri kuboneka ni icyo ngicyo? Abantu mukore komanteri mutubwire nicyo gisubizo. Ariko hari n'abandi bantu twaganiriye bagenda batubwira ko bishobora kuba atari imibanire mibi iri hagati y'abashakanye, ahubwo ko hashobora kuba hari izindi mbaraga ziba zisunikira abantu gukora icyo gikorwa. Bamwe bashobora kuba bavuga ko bishobora kuba ari amarozi, cyangwa se abandi bakavuga ko imyuka mibi ishobora kuba ibituruka ku mpande zombi hagati y'abashakanye, ishobora kuba yatuma habaho kwimanika cyangwa se umuntu akiyahura. Ariko se ubundi ku mibanire mibi yoyo ntabwo yatuma umuntu yiyahura? Twandikire muri komanteri utubwire wowe urabyumva ute. Muri iki kiganiro tujya kukibategurira, twabanjije gutekereza kuri iki ngiki. Umuntu yakora iki kugira ngo yiyahure, kugira ngo yiyahure ahari ngo arashimisha uwo bashakanye, cyangwa sinzi nimba twabifata muri ubwo buryo, umuntu niba iyo yiyahuye aba ashimishije uwo bashakanye cyangwa se abamubabaje. Sinzi urabyumva ute? Twandikire muri komanteri. Nimba umuntu umwe afashe icyemezo cyo kwiyahura, usigaye wiwe arishima cyangwa arababara? Urabitekerezaho iki? Hari jewe wenda byambayeho iwacu aho mvuka, hari umugabo umwe wagerageje kwiyahura inshuro ya mbere. Inshuro ya mbere bamukura mu mugozi,
bamaze kumukura mu mugozi ntiyashirwa. Inshuro ya kabiri nabwo yari yabikoze, nabwo arongera ararokoka, ariko ku nshuro ya gatatu byarangiye yiyahuye arapfa burundu. Ni ukuvuga ngo rero uwo mugabo w'iwacu ndumva tunafitanye isano. Ukuntu byagenze, mu nshuro zose yiyahuye akarokoka, bamubazaga impamvu yaba itumye akora ibyo, akavuga ko ari imibanire mibi iri hagati y'umugore we nawe. Ariko abari babazi bobo bakavuga ko nta mibanire mibi iri hagati yabo. Ukibaza, naje guhamagara n'umwe wo mu muryango, kuko bari baturanye, nza kumubaza ubwo bari bagiye mu muhango wo kumushyingura. Naramubajije, uriya muturanyi wiyahuye ubundi yari atuwe abanye nabi n'umugore? Mu bintu yambwiye, yansobanuriye yuko mu mibanire bari babaziho atari imibanire mibi yo kugera kwiyahura, kandi nako nta mibanire mibi bari bafitanye. Ariko aza kumbwira ko mu mikorere yabo cyangwa se mu mibereho y'uwo muntu byabaye ngombwa yuko baganira, atarapfa baraganiriye. Akamubaza, ese ni iyihe mpamvu yaba ituma buri gihe ushaka kwiyahura? Aramubwira, amakabya amubwira ati, ni umugore, umugore anca inyuma. Ariko ubwo bagendaga bamurokora, bagendaga bamukura mu mugozi cyangwa se mu bundi buryo yageragezaga kwiyahura, bamubazaga impamvu yaba yahura, akavuga ngo iyo agiye ku burinzi cyangwa se ku irondo gucunga umutekano, aragenda yagaruka agasanga umugore yinjije abagabo. Ikintu uwo muntu namuhamagaye mubaza, naramubajije ni se, ubundi uriya muvandimwe witabye Imana yiyahuye ngo yari afitanye imibanire mibi n'umugore, iyo mwagendaga nko kuba mwakumva ikibazo afite, abo bantu mwabasangagayo? Ambwira ko nta majwi yumvaga muri we, hari amajwi yumvaga muri we yatumaga agira gute, ayo majwi yumvaga muri we yatumaga yumva ko umugore we ari kumuca inyuma, agahita, hari n'igihe ngo yabaga ari ku burinzi agahita afata icyemezo cyo kubuvaho akajya kureba umugore. Yagenda ba bantu, uwo muntu nahamagaye yarambwiraga ati, hari igihe twamukurikiye ngo tujye kureba ikibazo kibaye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe baragiye basanga mu nzu nta muntu n'umwe uhari, umugore amuha na rugari rw'uko rwo kuba yacakaza cyangwa se yashakisha ahantu hose ahatekereza ko yabamo ahisha umugabo. Aramuhiga aramubura, ariko uwo mugabo akaba ngo yaragiraga ikintu kijyanye no guhora yiyumvira, ikintu kijyanye no guhora yumva ko umugore we yaba ari kumuca inyuma, ari ibitekerezo byonyine. Umuturanyi we muganiriza, namubajije, se mu by'ukuri ubundi mu myitwarire y'umugore uko mwamubonaga muri karitsiye, ubundi mwabonaga izo ngeso yazigira? Arambwira ati, wapi, uretse kubona uwo mugabo ahora afite ibyo byiyumviro, byaje kuba ngombwa yuko yiyahura, neza arapfa burundu. Urumva, yagerageje kwiyahura ubwa mbere, bamukura mu mugozi, ubwa kabiri ariyahura baramukiza, ubwa gatatu noneho ajya kubikora, yakoze ikintu gikomeye cyane. Yakoze ikintu, yafashe amafaranga yari afite mu mufuka, afata n'ibyangombwa byiwe byose yari afite, aragenda birambika ku meza. Amaze kubirambika ku meza, ngo sinzi umuti yagaragaje, mpamagara bambwiye ngo ni roketi, sinzi abazi roketi icyo ari cyo. Rero nimba mukizi, we yari afite roketi agiye gukoresha yiyahura, ayereka abana, ayereka umugore, arababwira ngo ntabwo bazongera kumubona ukundi. Ni ibintu bibabazije cyane, ni inkuru ibabaje cyane yabayeho, kandi ikaba aho mvuka ku baturanyi
n'ikimenyimenyi uwo mugabo dufitanye ibintu bijyanye n'amasano. Gusa icyo dushatse kuvuga, icyo turi kugarukaho mu kuba bakurikirana ibyiwe, nta na rimwe bigeraga basanga ko ikibazo cyaba kirimo ari icyo kuba abanye nabi n'umugore. Kuko yigeze ngo kujya yamuganiza ngo akajya yumva amajwi amubwira amajwi amubwira ko mu rugo haba hari abantu bari kuvugirayo. Ni ukuvuga ngo iwe iyo yicaraga yumvaga ko hari amajwi ari kumubwira cyangwa se ari kumva mu rugo rwiwe. Bagenda bajya kureba abo bantu cyangwa se abo bantu bari kuvugira iwe cyangwa uwo mugabo uri kuvugira iwe bakamubura. Batekereza ko ari izindi mbaraga zari ziri kumukoresha kugira ngo yiyahure. Bwa mbere yaragiye aragenda aragaruka, amaze kugaruka aza gufata icyemezo cya kabiri arongera aragenda. Ubwo ni ukuvuga ngo yari ari muri gahunda yo kujijisha, yarajijishaga aragenda, amaze kugenda agenda agiye. Noneho byabaye ngombwa ko umugore atanga raporo cyangwa se abwira abaturanyi, akabwira n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, ababwira ko umugore we cyangwa umugabo yagiye kandi yagiye agaragaza ko yaba agiye kwiyahura. Ubwo ni ukuvuga ngo bahise bafata icyemezo cyo kumukurikira, bagenda bashakisha inzira yaba yanyuzemo, baramubura burundu. Baramubura, umunsi wa mbere baramuhiga baramubura, umunsi wa kabiri baramuhiga baramubura, umunsi wa gatatu baramuhiga baramubura, bararambirwa noneho bararekera. Ku munsi wa kane nibwo umuturage hafi aho ngaho yagiye gusarura ibigori, amaze kugera mu murima asanga hari umurambo uri mu murima. Kubera ko bari bamuzi kandi byari byaramaze no gutangazwa yuko yaburiwe irengero yagiye kwiyahura, umuntu yari amuzi nyine ahita atangaza amakuru yuko umurambo bawubonye mu bigori. Bagiye kuko baragenda basanga umuntu byararangiye yarapfuye. Ariko se ukibaza, ubundi umuntu ajya kwiyambura ubuzima kubera uwo bashakanye kubw'izihe mpamvu? Erega birashoboka nimba munaniranye, nimba umwe ananiye undi cyangwa se amaraso yanyu yanze guhuza cyangwa yanze gukorana, birashoboka ko umwe yajya ukwe n'undi akajya ukwe kandi ibintu bikagomeza bikaba sawa. Ubundi mugahurira ku bana, mukajya murera abana mwabyaranye. Naho kuba wafata icyemezo cyo kwiyambura umubiri ngo nuko, cyangwa cyo kwiyambura ubuzima ngo nuko ngo uwo mwashakanye mubanye nabi, ntabwo ari sawa. Umuntu wese waba ubifitemo ibitekerezo cyangwa se umuntu wese waba wabitekerezaga, yumve ko icyo ari igikorwa kigayitse, yumve ko ari igikorwa kidakwiriye umuntu, indangagaciro z'umugabo cyangwa se indangagaciro z'umugore. Nta mpamvu yo kuba rero impamvu iyo ari yo yose, nta mpamvu ishobora kumvikana cyangwa nta n'impamvu ishobora kubaho yo gutuma wowe wiyambura ubuzima, kandi mu by'ukuri wagakwiriye kuba watandukana n'uwo nguwo utuma wakwiyambura ubuzima, ukagenda ukongera ukaba umuntu, ugafunda ukongera ukajya mu rugo rwawe. Ushobora kuba wumvishije ari ngombwa ko washaka undi mugore, wamushaka. Wumvishije ko ari ngombwa ko wakwigumira aho ngaho, waguma aho ngaho. Ariko icyo tubashishikariza ni uko wajya wita ku bana wabyaye kuri wa mugore, ukabamenya, ukagomeza ukabaha uburere nk'ubwo wabahaga n'ubundi ukibana n'uwo mwashakanye cyangwa se mucyumvikana. Turatanga inama rero ku muntu uwo ari we wese, nta mpamvu n'imwe ishobora kuba yatuma wiyambura ubuzima ngo kubera yuko uwo mwashakanye munaniranye. Buri wese agomba kwicara akitekerezaho, akumva ko ubuzima ari songa mbere, ubuzima ari ugukomeza imbere. Nta mpamvu n'imwe yo kuba wakwiyambura ubuzima kugira ngo wenda uvuge ngo urahimanye ko ikibazo kirimo aha ngaha ni iki ngiki. Wowe unteze amatwi, unyandikire muri komantere umbwire, umuntu iyo yiyahuye kubera ko uwo bashakanye amukorera ibikorwa runaka, abahimye uwo bashakanye cyangwa niwe uba wihimye? Si ubundi igisubizo aba agiye gutanga ni ikihe? Ariko mu gihe yaba ariho agumye akareka kwiyambura ubuzima, yakora agatera imbere, nimba ari n'ubukire akazabugeraho,
akarera abana babyaranye, kandi n'aba bana bakazatera imbere. Yego nubwo baba bafite igikomere cy'uko ababyeyi babo batabana, ariko nta mpamvu yo kuba wakwiyambura ubuzima kubw'impamvu runaka, kubwo ngo umugore yaguciye inyuma cyangwa umugore yakutwaye imitungo, cyangwa kubw'impamvu n'izindi mugiye muzi zitandukanye. Ndabashimiye rero gukurikirana kino kiganiro. Umuntu wese waba wadukurikiranye akwiriye gufata ingamba, akajya amenya ko ariwe igisubizo cy'ibibazo biba mu rugo rwiwe, yo kuzaza ashakira igisubizo mu bindi bintu. Urumva nk'ubwo ngubwo umuntu ujya kwiyahura aba agiye gushakira igisubizo cy'urugo rwiwe mu rupfu, kandi ntabwo ari sawa, ntabwo ari byo. Umuntu wese uneze amatwi abyumve. Wagakwiriye gufata icyemezo cyo kugira ngo ubuzima busonge mbere. Umuntu wese uzaza ukureba azaza kubonamo umugabo, indangagaciro zawe zibe iza kigabo. Iyo umuntu agiye kwiyahura cyangwa iyo yiyahuye, cyangwa biturutse ku mibanire mibi y'uwo bashakanye, nubwo aba atakiriho ngo tube twamubwira cyangwa tube twabimubaza, ntabwo ziriya ni indangagaciro z'umuntu, cyangwa indangagaciro za kigabo cyangwa za kigore. Indangagaciro za kigabo cyangwa za kigore ni uguharanira kurera abo wabyaye, bakazakura nabo bakagira aho bigeza, bakagira icyo bazaza bimarira mu buzima bwabo. Nta nubwo ari ukuvuga ngo nibamara kugira icyo bakwimarira uziyahure cyangwa uziyicoya. Nawe ubuzima bwawe burakenewe ko bwakomeza muri ubu buzima, kandi na wa wundi wenda waguteye agahinda iyo wiyahuye, nibaza ko nimba mwari mubanye nabi, ntago umubabaza cyangwa se ngo abe yababara ngo bimukore ku mutima. wowe ubikora ahari wibwira yuko babikora bibwira yuko ubuzima wenda wa muntu agiye kubabara, agiye kumubabaza. Ubabaje abana kandi ukaba ubahemukiye by'iteka, utazagira no kwikosora. Turabashimiye rero, umugoroba mwiza kuri mwese. Murabona yuko iki kiganiro tugikoze bwije, twagira ngo rero buri muntu wese ajye aba umujyanama mugenzi we. Wowe watangira kumvana ibyo bintu byose, icyo gisubizo, shakira igisubizo cy'urugo mu kwiyahura, ujye umubwira ati hagarikira aho ngaho, ahubwo nimba ubona byanze ushakisha ubundi buzima, mutandukane. Niyo mutatandukana mu buryo bwemewe n'amategeko mukazabijyamo nyuma, ariko muba mukwiriye guhita mutandukana kugira ngo hatagira umuntu umwe uhatakariza ubuzima. Murakoze, turabakunda cyane. Mujye mwibuka gukora subscribe, mukore comment ku biganiro byacu, maze musharinge n'abandi ibiganiro byacu bajye babimenya kandi babyiteho. Turashimira abantu bose, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, badukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Vietnam, turabashimira. Reka tubamenyeshe yuko ku bihugu bitureba cyangwa bidukurikirana, umubare mwinshi wa kabiri uri muri Vietnam, umubare mwinshi wa gatatu ukaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva mu Rwanda muri abantu bacu tubana buri munsi, muri abambere. Twagira ngo rero nawe wiyunge ku muryango mugari ukurikirana Vedasta Empire, maze uzaze ukurikirana ibiganiro byacu. Mu gihe umaze kureba ikiganiro cyacu, ujye ukora comment, nurangiza usharinge n'abandi, ukore like, utugaragarize ko wabikunze, wandike muri comment utubwire ibyo wifuza ko twazaganiraho ku bijyanye n'umuryango, noneho tuzaze tubana mu kiganiro. Twibutsa abatarakora subscribe ko mwakora subscribe kugira ngo tuzaze tubana no mu bindi biganiro tuzaza tubakorera bya buri munsi. Ciao ciao, ndabakunda cyane.